niyo yirukana satani cyangwa igahamagara satani. Bituruka kuki? Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni impano y'Imana ituzanira ubugingo buhoraho. Inshuti z'umusaraba uyirebera mu byo yagukoreye, ariko Imana ntingana n'imirimo yayo. Oya, nta nubwo inanirwa ngo yamaze gukora irananirwa, imbaraga zayo zirangirira. Umwana muto uri kunyumva, umunyeshuri uri kunyumva, umugabo uri kunyumva, mubwirizabutumwa uri kunyumva, niba ushaka kuba igikomangoma mu isi, abantu bakagutangarira, ukagira ubwenge budasanzwe, first of all, ijwi ry'umukanguzi. ari w'icyo mwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro, manakurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyiri bya birimburwe, nyiri bya birimburwe, mpanagurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyiri bya birimburwe. Yesu we, nyiri bya birimburwe, nuntunganyiriza ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Nuntunganyiriza ubwenge mwami, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera yoyo ndawushaka kurutaho. Mpanagurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyiri bya birimburwe, nyiri bya birimburwe, ninezwe umutima wanjye, nibwo nzunguka inama zose zo mu ijuru, mwami mbubwirijwe nawe, ninezwe umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, mwami mbubwirijwe nawe. Ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, nyamara njya mbyibonamo, jya umboneza, mpanagurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyiri bya birimburwe. Yesu we, unkize ibyaha ubirimbure. Mana ndagushimiye, ni wowe ujya uduhanagura ibyaha tukera, ibyaha ukabirimbura ukabita kure yacu, izina ryawe nirishimwe. Nta yindi mana yahwana nawe ngo ikore ibyo wakoze byose. Uri igitare cy'amahanga, Imana itangaje. Abahanga bo kukuvuga bagerageje kukwita amazina angana n'uko ubwenge bwawe bwashyikiraga imirimo yawe. Umuhinzi aravuga ngo uri isambu itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo. Nyagirwa aravuga ngo niyo bwugamo,
Imana ishimwe. Undi aravuga ngo izina ryawe ni urutare yubakaho, ni inzu itagwa, izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya. Twebwe iyo tugiye kukuvuga twitiza iby'amaso yabonye, twarangiza tukegera iby'ubwenge butekereza, akaba ari byo duhuza tukakuvuga. Ariko uri Imana yihariye, uri Imana yihariye ifite agakiza, urakiranuka, uri Imana ibabarira abagome ukanabapfira, uri Imana ibabarira abanzi bawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Izindi mana zose zaberaga umutwaro abaziringira, bakazikorera bakaziheka, ariko wowe uravuga ngo twebwe abo wamenye tukiri mu nda, ukaduterura imvi zikiri uruyenzi, ukaduterura kugeza zibaye uruyenzi, uravuga ngo uriwe. Izina ryawe nirihimbazwe. Ngo uzaduheka kugeza ubwo imvi zibaye uruyenzi. Ntabwo twebwe tuzaguheka, uri Imana yihagije. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nta rindi shyanga rifite Imana nk'umutabazi. Twizera nta rindi shyanga rifite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Ni wowe wenyine ujya utuzura urupfu ruhari, aho amenyo ashinyitse yaragiye kudukanja ukadukuramo nk'umushimu, nk'igiti gipfubiye mu muriro kandi kikongera kikamera. Ni wowe wenyine ujya udukura mu isayo ry'ibyaha, mu mwijima ukatumurikira. Ni wowe ujya uhisha isoni z'ubwambure bwacu. Ni wowe utwihanganira twabaye indakoreka, ukatugirira ibanga twijyanye ku karubanda. Uri Imana ikomeye. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe abantu bateze amatwi bakurikira ijambo ryawe, uduhana umugisha n'abakwizera bose mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ukwiringiye, umuntu wiringiye ko Imana ari Imana ye, uwo ntazakorwa n'isoni. Umuririmbyi aravuze ngo umpanagure. Turasenze kugira ngo ibyaha twakoze abantu bareba, ibyo twakoze batareba, uduhanagure. Yohana yandikira Abaefeso urwandiko rwa mbere, yarabwiye ngo hari icyaha cyicisha. Aravuga ngo gukiranirwa byose ni ibyaha. Aravuga ngo ariko hari ibiticisha. Aravuga ngo ukora ibyaha n'uwase Satani. Iki kiticisha uwagikoze agahungira ku Mana akira urubori rw'urupfu yari yijyanyemo, kuko yahungiye ku Uwiteka. None ndagusabye kugira ngo umuntu wese ugambiriye gutsinda umushoboze, kuko umuntu atafashe icyemezo ntacyo ushobozamo umuntu, ariko iyo umuntu yiyemeje nibwo umubera imbaraga. Izina ryawe nirishimwe. Twarakwemeye, turakwakira, ibyo biratuzura. Tumaze kuzuka tuba bazima muri Kristo Yesu, duhinduka abatsinzi, tuba abatware, tuba abatambyi, tuba abacamanza. Imana ishimwe. Tuba inkingi zo mu nzu y'Uwiteka. None uyu mwanya turasabye kugira ngo gukora kw'Imana bigaragare kuri twebwe. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka igaragare. Ganira n'ubwenge bwacu. Iyo tuvuga ubwenge bwacu, hari umuntu uhita ubukompara n'imyaka amaze mu isi, nyamara nta by'ubwenge yakoze. Iyo tuvuga iby'ubwenge bwacu, abantu babirebera mu bwenge bubatunze kugira ngo barye, kandi Bibiliya rimwe na rimwe ibwita ubwenge bw'inyamaswa abantu. Hari ubwenge bwahemutse, ubwo si bwo tuvuga. Hari ubwenge bwakiraniwe, hari ubwenge bwigisha umuntu gukora nabi, hari ubwenge bwigisha umuntu amaco y'inda. Ayo mayeri ya Satani tuyiciye muri twebwe kugira ngo guhamya k'ubwenge karemano buturuka ku Mana bugaragare muri twe. Ubwenge bwawe nibwo uhishurira muri twebwe tukakumenya, nibwo wungura tukakumenya. Ubwenge bwawe muri twebwe ndakwinginze kugira ngo utugirire neza Mwami. Ibyo dushobora kuvuga byose njyewe nabivuga nkanjye, ariko wowe nubivugira muri njyewe. Abantu ushaka ko bumva urabasobanurira icyo uvuze mu izina rya Yesu. Ubwenge bw'Imana nibwo bujya bumenya umuti uvura ugakiza. Ubwenge bw'Imana nibwo buhagurutsa ikirema
kimaze igihe cyicaye cyarabuze umuganga, ubwenge bw'abaganga bwaracogoye, ubwenge bw'Imana bujya bukora. Niyo mpamvu ngusabye ngo ibiganza byawe bikore kuri uyu mubiri, bikore kuri uyu mugongo, bikore kuri iyi mitsi, bikore muri aya magufwa no muri iyi nda, bikore muri iki gifu. Ubwenge bwa Yehova enima deka edra teringa ni emoria, ubwenge bw'Uwiteka bukore mu mutwe, buvure, ubwenge bw'Imana bwongere butubesheho, ineza y'agakiza k'Uwiteka igaragare. Umuririmbyi aravuze ngo nuntunganyiriza ubwenge, nzanezerwa, nzaguhimbaza. Aravuga ngo ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Ndagushimiye Mwana, twigishe ni gute twatunga ubwenge bufite Imana. Ihishurirwa ryacu rigaturuka mu bwenge. Ubwenge bw'umunyabwenge, ubwenge bw'umukiranutsi bujya bungana n'imvugo y'Imana kandi Imana itavuze. Ubwenge buri mu muntu ukiranuka bungana no gukora kw'Imana Imana itarakora. Twungura ubwenge. Uyu mukobwa umuha ubwenge bwo kubana na fiance, uyu mugore umuha ubwenge bwo kubana n'umugabo, uyu mugabo umuha ubwenge bwo kubana n'umugore, uyu mwana umuha ubwenge bwo kubaho bamurera, uyu mukozi umuha ubwenge bwo kubana na shebuja. Uduha ubwenge bwo kuba muri inosi. Ijambo ryawe ryarabimbwiye, waravuze ngo dore mbasize mu isi muri nk'intama hagati y'amasega. Uravuga ngo nimugire ubwenge. Ubwo bwenge butubesha mu masega turi intama ntiziturye. Ubwo bwenge butuma tugenda mu nzira ntituyobe. Ubwo bwenge butuma tuvoma isoko abayitoba bahari. Ubwo bwenge butuma tubona amazi ya riba abayanduza bahari. Nibwo duhamagaye kugira ngo tubane nabwo. Ubwenge bubeshaho itorero mu isi kandi Satani ari hateretse intebe. Ubwo bwenge nibwo duhamagaye. Perinima edehoria dora edra peringazi enima ndehosa. Ubwenge bwatumye umunyashuramukazi abona ko kwitwa umugore wa Salomo bitari byo kubera ibigirwamana, agahitamo kuba imfubyi no kugumirwa ngo agumane Imana. Ubwenge budutera guhitamo igikwiriye nibwo bwenge duhamagaye. Ubwenge bwatumye umuja abwira Namani ngo jya kwiyuhagira iwacu. Ubwenge bwatumye Dawidi agera kwa Akishi acira inkondo, ibyo biramurokora ntiyapfa. Ubwo ni ubwenge. Ubwenge bwatumye Obidedomu abona isanduka y'isezerano ayubaha nk'Uwiteka. Ubwo nibwo bwenge. Ubwenge wahaye abubatsi n'abadoze ibitambaro byagiye mu bihamya by'isezerano. Ubwo nibwo bwenge. Ijambo ryarabihamije ngo umuha ubwenge. Rimwe igitabo cyo Kuva ngo umuha ubwenge ngo kugira ngo abone ibihimbano. Duha ubwenge bwawe Mwana. Kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo maze ubwira umwana w'umuntu uti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Turagushimiye. Ubwenge butuma dukorera amafaranga tukabaho dukijijwe. Ubwenge butuma ibyo twungutse tumenya aho tubukoresha. Ubwenge butuma dutanga ituro n'Icyacumi tutabiriye. Ubwenge butuma dukena ntitwibe. Duha ubwenge butuma tudakiranirwa aho abandi bakorera ibyaha. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugusenze gutyo kandi tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha inshuti z'umusaraba. Reka mbigombe abantu tubanye ari ubwa mbere. Nitwa Aniseti, hano ni ku Ijwi ry'Umukanguzi. Nibisanzwe ni ishene y'ubutumwa bwiza. Nge mpita church ni urusengero, ni itorero Imana yaduhaye, ni umuyoboro Imana yaduhaye ngo tubwire abantu ibyururutse imitima, duhumurizanye muri iyi minsi ya nyuma, iki gihe cy'ubugoryi n'ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka. Imana yadufukuriye iri riba. Imana yadufukuriye iri riba, kandi kugira ngo unywa amazi meza y'iriba nuko uyavoma utarihagazemo, nuko uvoma iriba utarihagazemo. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ntabwo utoba amazi yo mu iriba. Kandi kugira ngo umuntu yumve iby'umwuka abyegereza umutima, nuko ubwenge bwawe ubwenge bwawe ntubukoresha mu buryo mpakanye, nta nubwo bukoresha mu buryo bwo kurwana. Byaba bisa no guhagarara mu iriba nyamara ushaka kuvoma yaryo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimira abakoze subscribe, nawe utarayikora reka tubigusabe
kugira ngo ukore sabone cyangwa subscribe kugira ngo uko twaporodinze ujye ubona notification ibiganiro byacu bibone, hanyuma tubane ko ibiganiro byacu ntakagaruka. Nuryoherwa n'inyigisho ujye uyifata uyiha abandi. Muri ino minsi Imana ishyize ku mutima wacu ijambo tuzagarukaho ndetse kenshi, numva narikora nk'ama episode ariko ntinya kubyita gutyo, sinzi impamvu wenda hari mbitinya, ariko uko wabifata kose. Twaganiriye ku bwenge, guhishurirwa, kumenya Imana, Imana ingana ite muri wowe. Uyu mwanya ndumva nkiri gushaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ubwenge butunze Imana cyangwa se gutunga Imana mu bwenge. Ego, reka dusome urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya 5, ngendereye umurongo umwe muri icyo gice, umurongo wa 20. Yohana urwandiko rwa mbere, yanditse urwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu, yandika ibyahishuwe n'igitabo cy'ubutumwa bwiza. Rero reka mbinginge tubanze dusome uyu murongo wa 20 tubone kuganira. Ubutumwa Yohana yanditse mu rwandiko rwa mbere, igice cya 5, umurongo wa 20. Haravuze ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Bana bato, mwirinde ibishushanyo bisengwa. Ndasubiramo. Haravuze ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Nakire neza iri jambo ry'Imana. Murongo wa 21 haravuze ngo bana bato, mwirinde ibishushanyo bisengwa. Ako k'ibishushanyo bisengwa hari uwo gakoze ku mutima, kuko Imana ifite impamvu ibi biduhaye ngo tubivuge gutyo. Ntago ntinda, ndagira ngo tuganire iri jambo, ndagira ngo tuvuge ku bwenge butunze Imana. Hano Bibiliya ntabwo izuyaje, iratubwiye ngo umwana w'Imana yaraje, aza azanwe no kuduha ubwenge ngo tumenye Imana y'ukuri. Umwana w'Imana waje ninde? Ni Kristo Yesu. Yesaya yarabivuze, Yesaya yarabivuze igice cya 9:5, yaravuze ngo nuko duhawe umwana w'umuhungu yatuvukiye, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, umujyanama, data wa twese, umwami w'amahoro. Aravuga ngo gutegeka kwe bizagwira ku ntebe ya Dawidi kandi inkoni ye n'iy'ubutware simpatinda. Umwana w'Imana yaraje niwe Kristo Yesu, nicyo cyatumye twizera. Abantu twagiye tubana ku ijwi ry'umukanguzi twababwiye impamvu Kristo yitwa umwana, nuko yari afite kavukire inaha mu isi, ariko kandi mbabwira ko ari Imana yihishuriye muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Iyo tuvuga Yesu biba bivuze umucunguzi, ni igisobanuro cy'umubiri Kristo yari yambaye, kuko yambaye umubiri kugira ngo ube igitambo, igitambo gisimbure twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, gitambwe mu mwanya wacu, kuko twebwe ntitwari twejejwe mu maso y'Imana. Amatungo yeraga kuruta umuntu. Niyo mpamvu aho kugira ngo umuntu atambirwa amatungo, ahubwo itungo ryatambirwaga umuntu, kuko umuntu yari ikizira kuruta amatungo. None uyu munsi ku bwa Kristo twarahinduwe, dufite agaciro mu maso y'Imana kuruta amatungo. Niyo mpamvu Kristo yadutambiwe, tubona amaraso atavuye mu bitungwa. Imana ishimwe. Ntabwo yaravuye mu bitungwa, niko umuririmbyi w'indirimbo ya 4 yavuze. Yaravuze ngo ayo maraso sayo mu bitungwa, ahubwo ni amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi uwo muririmbyi yahamije gukiranuka kwe, aravuga ngo yari ukiranuka mu bisi bose, ageze aho atanga ubugingo bwe. Imana ishimwe. Rero ubundi iyo turi kuganira hano ku ijwi ry'umukanguzi, mbabwira ibisa n'ibyo mwahishwe. Narababwiye turababwiriza ubutumwa bwiza
bwa Kristo, ni ijambo rihindura, kuko ubutumwa bwiza budahinduye ntabwo buba bwuzuye, burahindura, buracura, kandi nta muntu uhinduka ngo agere ku rugero rwo kudahinduka. Duhora duhinduka bashya, duhora twezwa. Imana ibaha umugisha. Impamvu nta muntu uhinduka ngo arenge urugero rwo kudahinduka nuko ubwiza bw'Imana ntiturasa nabwo, tuzahindurwa. Imana ibaha umugisha. Duhora rero duhabwa, tuba upgraded, tuba anointed, ariko iri upgraded. Ubwiza bw'Imana no gusigwa biguma bizamuka. Asante. Rero abantu bizera, ndaza kugaruka kuri iki kintu kugira ngo nze kwifashisha kwizera, tuvuge ku bwenge. Ubwenge, iri jambo ubwenge Bibiliya irivuga inshuro 446. Ibi bintu ubundi simbikunda kubabwira ngo ijambo rivuzwe inshuro izi n'izi, ntacyo bimariye abantu. Muri teoloji niho bakunda kubivuga. Sinzi niba bidufasha, kuko ibyo ntiwajya imbere ya Satani ngo umubwire ngo Yesu bivugwa izi nshuro, cyangwa ngo umubwire ngo Yesu ararira, ngo niwo murongo mugufi. Ibyo ntibyirukana Satani, ahubwo iri jambo niriduhindure kuruta inshuro ririmo niyo ryaduhindura rimwe. Icyo mbivugiye ni iki? Iri jambo ubwenge, Bibiliya yavuze ubwenge Imana yahaye abantu, ivuga ubwenge bw'inyamaswa abantu, ivuga n'ahantu hari ubwenge mu byanditswe. Mu byahishuriwe Yohana muzasanga ijambo rivuga ngo aha niho ubwenge buri, ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Icyo gihe iyo Imana ivuze iryo jambo ngo niho ubwenge buri, aba ari imbuzi z'Uwiteka Imana itanze. Imana ishimwe. Ndumva uyu munsi nagwiza gusoma kuruta kuza kuvuga. First of all, ubwenge, ijambo ubwenge riboneka bwa mbere mu gice cya 2 umurongo wa 9 mu Itangiriro. Haravuga ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ni ibiti bitatu, nubwo atari byo byonyine byari mu ngobyi ya Edeni, ariko nibyo bivuzwe hano. Ngo ariko igiti cy'ubwenge ku murongo wa 17 bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Hanyuma ibyahishuriwe Yohana, uyu murongo ndagira ngo tuwusome, ntacyo bitwaye. Ndaza kwisegura kuri ba bantu bagushwa nuko twasomye Bibiliya yo muri telefone. Niho twihuta kugera ku cyo dushaka gusoma. Narababwiye n'izi ziri hard copy bagiye bazikopiya bazivanye muri soft. Igice cya 17:9 haravuze ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho. Ntabwo ndi busobanure aya magambo, nta nubwo tujya twirengagiza rwose ko hari abantu mudusaba ibitabo twigishamo, ariko rimwe na rimwe umuntu dusaba igitabo twigishamo uba ufite uburyo ukizi, ahubwo ushaka kutwumvamo ibindi ngo twunganire bimwe uzi. Burya abatadusaba bo ntibazi n'ibyo basaba, niyo mpamvu tubahitiramo ibyo tubwiriza. Umurongo wa 18 mu gice cya 13 wenda mpasoreze, haravuze ngo aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ntabwo tugiye kwigisha kuri iyo mibare. Narababwiye 6 gasobanura umubare w'umuntu. Iyo kamaze kwidiriwa kakaba 3666 kaba kagiye mu mwuzuro w'ubutware, bushobora kuba ubw'umwijima umuntu akorana nawo, kuko 3 ni umubare w'ubutware bw'Imana, 7 ukaba umubare w'umwuzuro w'ubumana. No mu bisanzwe ubwo buryo bw'imibare 3 abantu ba mbere y'ubukristo bari bafite uburyo babara 3, 7 bakabihuza. Noneho iyo bageraga hagati y'itegeko umuntu asangira n'Imana bagarukiraga ku mubare wa 5, ntabwo bageraga kuri 6. Iyo bageraga kuri 6 ni umuntu wabaga yarenze mu gihe cyo gukorana n'Imana ari we wiyobora.
noneho kaba gatandatu uburyo butatu ntabwo wa muntu akiri kwiyobora, arayoborwa n'ubutware bw'umuntu mu mbaraga z'umwijima. Si icyo nashakaga. Ubwenge ngira ngo tuganire no gutunga Imana mu bwenge. Ubusanzwe narabibabwiye, nababwiye ndabyifashisha, narababwiye ubugingo bwa Kristo dufite mu mibiri yacu ntabwo ari umwuka, ahubwo ni ubwenge bwo muri twe bwahinduwe bushya. Ni imitekerereze mishya kandi igizwe mishya no kwizera. Kwizera ni ukwemera. Bibiliya yo yabyise kumenya. Ntabwo wamenya ikintu ngo nutakimenya wange kucyemera. Ushobora kukimenya ntucyemere. Ni nayo mpamvu Yesu yatumye abigishwa arababwira ngo mwigishe abantu kwitondera ibyo nabategetse. Umuntu wemera akizera mu mubatizi. Amen. Bibiliya iyo isobanura kwizera iravuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko n'ibyo utareba bitazabura kuba. Njye mbigorora gutyo mu Kinyarwanda ngo byumvikane, ukavuga ngo n'ibyo ntabona bizaba. Amen. Pawulo abivuga yavugaga iby'umuzuko w'abera uzaza. We yabwiraga abantu bafite ibyiringiro, twebwe ntabyo twagiraga, ariko ibyiringiro byacu ubwo abandi Abisirayeli bo ku bwa kavukire ibyiringiro byabo byari iby'Imana yavuze bizasohora kuri bo. Twebwe none abizera ibyiringiro byacu tubikompara n'umusaraba, ariko ntabwo ari igiti, kuko umusaraba w'igiti kuri twebwe ntacyo wamara, ahubwo intego ya Kristo ku giti cy'umusaraba nicyo twita umusaraba. Kuko iyo tuvuga ngo buri muntu yikorera umusaraba we, ntabwo ari uko ari igiti uzajyana kubambwa. Twebwe ibyiringiro byacu, umusaraba uhinduka ibyiringiro. Intego ya Kristo ku musaraba, ibi byiringiro byacu biravuze ngo ubwo apfuye kugira ngo adukize, twiringiye ko uko gukizwa na Kristo bisohoye kuri twebwe, noneho bikaba ibyiringiro. Pawulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni impano y'Imana ituzanira ubugingo buhoraho. Inshuti z'umusaraba, ibyiringirwa byacu n'ibyiringiro byacu bidutera kwizera, ariko kwemera biduhamiriza neza ko tuzumva ijwi ry'impanda. Imana ishimwe. Biduhamiriza neza ko Kristo azahamagara abizera natwe tukumva. Muririmbyi yaravuze ngo ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habaye urya munsi mwiza uhebuje. Amen. Aravuga ngo abakijijwe bose bo mu isi bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye, kandi ubwo azaza azahamagara amazina yabe bose. Ibyiringiro byacu dukomora kuri Kristo wabambwe, hanyuma bitwizeza ko umusaraba wamanitsweho umubiri uca inzandiko zaturegaga. Umubiri wa Kristo awucisha amahame n'imigenzo byaduhezaga hera. Umubiri wa Kristo awuguruza, awukinguza, awugira urufunguzo rufungura ahera cyane. Ibyo ni byo byiringiro byacu. Ibyo byiringiro rero twebwe turabyemera, twamara kubyemera tugahindurwa nabyo. Amen. Amen. Reka mbabwire ko inyajwi n'umubare n'inyuguti mwemeye muri mu ishuri nibyo byabagize abahanga. Kwemera inyajwi ukemera umubare n'inyuguti bikugira profeseri. Kwemera inyajwi ukemera umubare n'inyuguti bikugira dogiteri. Kwemera inyajwi ukemera umubare n'inyuguti n'ingombajwi bikugira umuntu ukomeye mu isi. Bituma uba perezida, bituma uba senateri, bituma uba ibiriho byose mu ibanga ry'umwana w'umuntu. Ibiriho byose ni ukwemera icyo wamenye, kandi 0 wigishijwe 1, 2 kugeza ku 10 cyangwa se ku 9, ABCD kugeza ku mubare runaka, kuva kuri alfabe zose kugera kuri Z, zose warazimenye.
uzimenye binyuze mu yihe nzira? Wazibwiwe. Umuntu n'undi basangira ubumenyi. Twebwe dufite ibyanditswe byera rusange. Ntabwo nje kubigisha ibiturutse mu bwenge bwanjye ngo mubimenye nk'ababihawe na Niseti. Nje kubasomera iki gitabo ngo mukimenye nk'abagihawe n'Imana nyiri kucyandika. Muririmbyi yaravuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Aravuga ngo kandi mu bintu byose Imana yavuze nishimiye ko ankunda. Yagezaho aravuga ngo urukundo ruruta byose, Imana ishimwe. Rero ndagira ngo iki gitabo wakimenya se ukibwiwe nande? Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera bizanwa no kumva, kumva bikazanwa no kuvuga ijambo ry'Imana. Niri turi kuvuga. Noneho niwumva rero ibyo tukubwiye mu byanditswe ukakwemeza neza ko ibyo tuvuze ari ukuri, byizere, byemere, kuko kwizera bizanwa no kumva, hanyuma kandi ibyo wumva uba ubimenye. Nubimenya rero uzabikoresha ubihamisha cyangwa se bigaragaza ko ari ubwenge bw'Imana muri wowe. Amen. Ndumva nejejwe n'Imana mu mutima. Nshuti z'umusaraba, iyo tuvuga ubwenge, niyo mpano ya mbere Imana yahaye umuntu. Ubwenge ni iki? First of all, ubwenge. Ntabwo ubwenge ari bumwe mwize mu ishuri. Biriya ni ubumenyi. Ubwenge nicyo kintu Imana yari ifite nk'impano yo guha umwana w'umuntu igihe kiremwa. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Mu magambo make reka mbabwire ko gusa n'Imana, gukiranuka, gukora ibyo Imana ishaka, nibwo bwenge. Dufatikanye gusoma kugira ngo mwemezwe n'ibyanditswe byera. Igitabo cy'umugabo witwa Yobu, igice cyaho cya 28. Yobu 28:28. Haravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo nshaka kwihererana ibi bintu nkaho ari njye uri kwiganiriza. Imana irema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atware, ategeke, ayobore ibiri mu isi, haba ari ibikururuka biri mu mashyamba, haba ibiri mu nyanja ndetse no mu kirere. Reka twitize ubumenyi ho gato. Mwese murabizi ko indege iguruka. Ubwo n'ubutware Imana yahaye umuntu ngo ayobore ikirere. Murabizi ko dutwara amato mu nyanja ntarohama aremereye. Nubwo bikomoka kuri wa mubare, ariko bije bisanga bwa bwenge cyangwa se kwa kuremwa n'umuntu. Umuntu wa mbere mu isi ufite ubwenge ntabwo ari uwakoze ibintu by'ibidashyikirwa. Si uwakoze indege. Ntabwo umuntu wa mbere mu isi ari uwakoze umuti. Umuntu wa mbere mu isi uzi ubwenge, first of all, mbere yo kumenya abandi, ni umuntu wimenye, umuntu wiyizi. Shaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ikintu gitangaje, umuntu ni munini. Ushobora kumenya umuntu uko yitwa, ukamenya umuntu uko ateye ho gake, ukamenya umuntu ibyo yakoze. Biroroshye kureba ibyo umuntu yakoze ukamwirinda, ariko biragoye wowe kwibuka ibyo wakoze ukirinda. Urugero, ibintu byose bibaye mu isi tuzi ko bituruka hagati y'Imana na Satani. Ibyiza tubishyira ku ruhande rw'Imana, ibibi tukabishyira ku ruhande rwa Satani. Umuntu tukamwambura umwanya. Hagati y'Imana na Satani harimo umuntu. Umuntu ahitamo kuba uw'Imana cyangwa kuba uwa Satani.
kamere yawe rero, imiterere yawe niyo ifungirana Imana cyangwa igafungurira Imana, niyo yirukana Satani cyangwa igahamagara Satani. Bituruka kuki? Bituruka mu bwenge. Iyo ubwenge, nababwiye ubugingo bwa Kristo muri twe ni imitekerereze yacu ihindutse. Iyo dutekereje neza dukora neza, iyo dukoze neza dushimwa n'Imana n'abantu. Iyo dushimwe n'Imana n'abantu twakoze neza, mwihangane nsakinge iri jambo kugira ngo nryifashishe. Ubwenge, niba ubwenge bw'umuntu, bwa bumenyi bw'umuntu bwongerwa nuko hari ubundi bumenyi agize. N'ubwenge buturuka ku Mana bwongerwa nuko hari ibindi biva ku Mana wemeye. Mu yandi magambo, umuntu ushaka kuba upgraded, ubwenge bwawe bukazamuka bukajya ku yindi level, bugakuzwa. Nuko kumenya Imana wongeraho kumenya Imana, kwirinda ukongeraho kwirinda, kwizera ukongeraho kwizera. Urwego uriho, nababwiye ngo nta muntu uhinduka kugera ku rwego atongera guhinduka. Wowe ubwawe Imana kugira ngo uyimenye uyirebera mu byo yagukoreye, ariko Imana ntingana n'imirimo yayo. Oya, nta nubwo inanirwa ngo yamaze gukora irananirwa, imbaraga zayo zirangiriraho. Tutababwira ngo yaruhutse imaze kurema mukagira ngo yaruhutse kuko inaniwe, nuko yari isoje ibyo yaremaga. Niba ushaka ubwenge bumenya Imana, fata kubaha Imana wongereho kubaha Imana, gukiranuka wongereho gukiranuka. Imana uyimenyeshwa n'ubwenge, ariko binyuze mu nzira yo kwizera, kwizera ariko kumenya Kristo Yesu. Kuko kumenya Kristo niko guhabwa ubwenge butuma tumenya Imana. Muntu uduteza amatwi utaramenya Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ntuzigera ugira ubwenge, tuzigera umenya Imana, tuzigera uhishurirwa, tuzigera werekwa, nunasenga ntuzigera wumvirwa, n'amasengesho yawe yose usenga ntagera ku Mana atanyuze muri Kristo, kuko nta ugenda atanyuze mu nzira ngo ashyike. Iyo tuvuga inzira si iziharuye gusa, inzira first of all ituruka mu mitekerereze, kuko ushobora kwambukiranya umuhanda n'umurima ukazamuka imikingo cyangwa imiringoti ugaterera ufite aho uri kujya. Muri wowe harimo inzira zigenda, niko abizera bameze. Ntabwo dufite inzira dukandagijemo ibirenge nk'inzira iharuwe. Oya, dufite inzira nk'iyo dutuyemo, kuko ntabwo twebwe tukiba mu isi. Ubwenge bw'Imana bwaturemeye ubuturo muri Kristo, hanyuma ubwenge bw'Imana butwemeza, haleluya, ko turi muri Kristo Yesu. None mu bwenge bwacu turabisetinga. Mindset yacu irabihamya. Ntabwo ari ubuzima bw'umwuka gusa, n'imitekerereze yacu irabyemera, kuko si tuko ndani ya Yesu mu buzima. We are in. Niko ndani ya Yesu ninaburudika, niko ndani ya Yesu nimeshinda vyote, na vita, intambara na byose turabitsinda, kubera ko ubwenge bw'Imana yaburemye mbere y'igihe, kandi iburema kugira ngo buheshe agaciro abubaha Imana. Ubwo ni ubwenge. Nshuti z'umusaraba, nujya kubaha Imana wikwifashisha ubwenge bwo mu ishuri. Oya, ifashisha ubwenge buturutse ku kwimenya wowe, kuko ubwo mu ishuri baguhaye umubare, ariko nawo nuwukoresha ntiwimenye, ubumenyi budafite umuntu bworeka imbaga, budafite ubumuntu bworeka imbaga, bumara abantu, burica. Kwimenya nibwo bwenge bwa mbere
umuntu agira mu isi, kuko umuntu utiyizi ameze nk'inyamaswa igenda itazi yijya. Ubundi se wowe urinde? Kugira ngo tuze kugera hafi dusenge. Ubundi wowe urinde? Reka nkubwire uwo uriwe. Mu isi izina rya mbere twemera tutanashidikanya burya ntabwo ari ryo wiswe n'ababyeyi, ahubwo ni iriturutse ku mirimo ukora. Kuko iryo wiswe n'ababyeyi hari abatarizi ariko bazi ko uri umushoferi kuko utwara imodoka. Hari abatazi izina wiswe n'ababyeyi bazi ko uri umwarimu kuko bazi ko wigisha. Hari abatazi izina witwa bakamenya kuri kameramani kubera kamera. Imirimo yawe iguha izina. Reka nkubaze ngo ubundi wowe urinde? Ntabwo uri uwo witwa, ahubwo uri icyo ukora. Muri Kristo Yesu ukora iki? Urasambana? Uriba se? Uri umusinzi se? Uri umujura? Ubundi wowe urumva urinde? Aho jya witubeshya ngo uri pasiteri. Ntutubwire ngo uri evangeliste, aniseti, ibyo ntibikora. Witubwira ngo ndi profete. Ntabwo wowe uri icyo ukoreshwa, ahubwo uri icyo ukora. Rero kugira ngo ube umunyabwenge ni ukubaza koganayizinga, ukamenya neza gushyira ku murongo imirimo ituruka mu mitekerereze yawe. Se kuba umugombozi utigombora byamara iki? Guhagarara hariya ukatwigisha umubare, warangiza kubara intambwe z'ibirenge byawe bikakunanira ku buryo urenga iwawe ukajya kwa maraya, nibyo turi bwite ubwenge? Gukora imodoka ikajya mu muhanda se warangiza ukayigendamo ugiye kwiba cyangwa kwica, ugiye kuraguza cyangwa gukora ibindi, nibyo twita ubwenge? Oya, ahubwo ubwenge ni ukumenya kwiyobora. Uzi impamvu abantu benshi batsindwa no kwiyobora? Nuko batayoborwa n'ubwenge, ahubwo bayoborwa n'amarangamutima. Umuhanga nushaka kugira ubwenge muri wowe, uzabanze wige kurwana n'amarangamutima yawe. Amarangamutima yawe arakunda, kuko amarangamutima y'umuntu abamwe ibintu bibiri. Abamwe ibikomere bigutera kubabara, akabamo n'urukundo rugutera kwishima. Ibyo bikomere byabyara amarira, n'ibyo byishimo byabyara amarira. Ariko ikintu gitangaje, amarangamutima y'umuntu yica ejo he hazaza. Amarangamutima yawe akwitisha izina, amarangamutima yawe aguha ingendo, amarangamutima yawe aguhitiramo agasozi uturaho, amarangamutima yawe aguhitiramo inshuti ubana nazo, amarangamutima aguhitiramo imyenda wambara, aguhitiramo icyo kunywa, amarangamutima aguhitiramo icyo gukora, amarangamutima aguhitiramo icyo utanga cyangwa icyo wakira, amarangamutima aguhitiramo ibyo. Mu bwenge numara kumenya kurwanya amarangamutima yawe, uzayarwanisha iki kugira ngo uyatsinde? Tubihuza n'ubwenge bw'Imana tugasenga. First of all, uzamenya ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. Yesu yagenze ate? Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umuntu ukunda ubugingo bwe kubundutisha azabubura. Ngo ariko unkunda kuruta uko akunda ubugingo bwe niwe uzabubona. Ni igitangaza kubona icyo tutakunze, niko ubugingo buzaza. Kuko nukunda ubugingo bwawe ntuzabutanga, ariko nukunda ubwa Kristo witanze uzaba uri kumukuramo ubuzima bwawe buri muri we. Kuko Kristo niwe utubikiye ubuzima. Byica amarangamutima mu buhe buryo? Bituma tudakora ibyo dushaka, tugakora ibyo ashaka. Tugeze mu bwenge bw'Imana. Gutunga ubwenge bw'Imana ni ugukora icyo Imana ishaka kuruta icyo dushaka ku Mana. Nkunda kubivuga kugira ngo tube abantu bashimwa n'Imana. Ubwenge bube butunganye rwose nuko twebwe ubwacu tudaharanira kwakira ibyo dushaka mu Mana, ahubwo duharanira kwakira iby'Imana idushakaho. Ntiduharanira gufata icyo dushaka ku Mana, duharanira gukora icyo Imana idushakaho, kuko mu cyo Imana idushakaho niho habitsemo icyo dushaka mu Mana. Ibi bintu
ndi kubivuga bisa n'ibigoye ubwenge, ariko umuntu tuzabana step by step cyangwa episode by episode niwe muntu uzasigara yumva Imana adasenze. Ntabwo kwerekwa bisaba gusenga, ntabwo kuvugana n'Imana ntibisaba kuba wiyirije ubusa. Kwiyiriza ubusa ni ugusabana n'Imana, gusenga ni ukuganira n'Imana, nibyo mu buryo buri personality bw'umwihariko. Ariko ndagira ngo nkubwire ko umuntu ufite ubwenge bw'Imana, niyo Imana itavuganye nawe agatekereza, iyo akiranuka, gukiranuka ni ugukora icyo Imana ishaka. Iyo ukiranuka ukizera ukagira ubwenge bw'Imana, ndagaruka mu kiganiro cya mbere twabanje, gukiranuka bihuza umwuka n'ubugingo. Iyo bihuje umwuka n'ubugingo bituma umubiri abakava ayita abigifuniko gifunika ubugingo n'umwuka w'Imana. Noneho aho kugira ngo twebwe abari mu isi tuyoborwe n'isi, ahubwo abayirimo barayiyobora. mu nyumve, ubutware bugirwa n'ikikurimo kuruta icyo urimo. Ntabwo icyo urimo wakiyobora nk'ikikurimo. Ikikurimo kikuyobora umwanya munini, kuko umuntu yasiga ikimwirukankana, ariko ikimwirukamo nta gisiga. Muri twebwe iyo harimo gukora iby'Imana ishaka, ntabwo tubisiga, biri muri twe biradukoresha. Muri ibi yaravuze ngo singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha. Hari imbaraga zidutwara. Kubera iki? Nuko twemeye gushaka kw'Imana bigasohora kuri twebwe. Bibiliya iravuga ngo nimukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kanyu kazamera nk'ak'Uwiteka. Ntabwo ari uko muzaba Imana, ahubwo ni uko Uwiteka azatura muri mwe, kuko hatakirimo iby'umugayo. Nuvuga akanwa kawe kazasohora iby'Imana ishaka. Ijambo risohoka ari nk'iry'Uwiteka kandi rivuzwe n'umuntu. Hari ubutware watakaje kuko udakoresha ubwenge bw'Imana muri wowe. Ukoresha ubw'imibare muri biro, nibyo. Ukoresha ubwa biology mu bitaro uvuramo, nibyo. Ukoresha ubwa siyanse mu kigo runaka ukoramo, nibyo. Ariko ubw'Imana muri wowe bukora ryari? Niba wabuze muri iyo office, niba wabuze kwa muganga, bashobora kuvuga ngo muganga ntiyaje. Utekereza ko Imana itabonetse muri wowe, ubugingo bwayipresenta gute itigeze iboneka? Ugomba gupresenta Imana muri wowe nk'uko office yawe igukeneye kugira ngo yitwe biro. Amen. Umuririmbyi yabivuze, ufite ubwenge bw'inyamaswa muntu, ufite ubwenge bwa kamere muntu, ariko umuririmbyi yabivuze ngo nuntunganyiriza ubwenge. Nibwo reka nyisome iyi ndirimbo nanababwira ariya nimero ya kangahe, ni 373. Haravuze ngo hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwami unyeze, unyezesha amazi cyangwa umuriro. Umuriro ni umwuka wera, n'amazi yashushanyaga ubugingo. Ego aravuga ngo mpamnagurwe hose n'umuriro niba ubishaka, nkiri ibyaha birimburwe. Igice cya kabiri, nuntunganyiriza ubwenge nzanezezwa, nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. 3, ninezwa umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru. Ntabwo muzigera mugira ubwenge bw'ubumana mutejejwe. Kandi kwezwa bikorwa igihe wizeye Kristo mwami n'umukiza, ugakora iby'Imana ishaka, ariko gukiranuka. Niba ushaka ubwenge bw'Imana, reka nkubwije ukuri, ubwenge butunze Imana, kugira ubwenge butunze Imana ni ugukora icyo Imana ishaka. Kandi mu by'Imana ishaka ntiharimo gukiranirwa. Imana itanga ubwenge buruta kure cyane niveau d'étude, ntibinaturanye. Imana itanga ubwenge kuko ubwenge buvuye ku Mana buyobora ibihe. Ntabwo ari mu gihe gusa. Umunyabwenge wo mu isi none ntabwo ari ugendana n'iterambere ry'isi, oya, ahubwo nujya aho iterambere riri kujya, ryo rikazamusangayo. Umunyabwenge wo mu isi
asiga iterambere, ntabwo agendana n'iterambere. Muzaperereze. Ntabwo umunyabwenge wo mu isi agendana n'iterambere, kuko ugendana n'iterambere n'uwo rije gukuraho yarari hadateye imbere. Ariko abakreye iterambere ntabwo bagendanye naryo, ahubwo bo bagiye aho iterambere riri kujya, bashyiraho umurongo ngenderwaho, iterambere riza ribazanira abantu. Niyo mpamvu mujya mwumva hari abantu bateye imbere, bakungahaye, b'abakire, b'abatunzi. Ntabwo bagendanye n'iterambere, ahubwo bo baremye iterambere, bajya kuritegereza, barishyiraho kuko ryo rizaza ryikoreye abantu binjiye muri iryo, abantu bateye imbere, rirabikorera rikaba deployinga aho abatekereje iterambere bari. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Niba umuntu w'umuhanga mu isi atagendana n'iterambere, ahubwo agiye iterambere riri kujya rikahamusanga, akariyobora, akaba umwami w'abateye imbere, ndagira ngo nkubwire ngo nawe ubwenge bwawe niba ushaka ko bukura, ukayobora, ugatsinda ubwenge bw'inyamaswa abantu, umwana muto uri kunyumva, umunyeshuri uri kunyumva, umugabo uri kunyumva, umubwirizabutumwa uri kunyumva, niba ushaka kuba igikomangoma mu isi, abantu bakagutangarira, ukagira ubwenge budasanzwe, first of all banza wubaha Imana. Wibikorera kuba umukristo gusa. Niyo utabikorera kuba umukristo, nubwo bigusaba guhita ukizwa ukaba umukristo, ariko niwubaha Imana ukezwa, kwezwa bituma ubwenge bw'ubumana muri twebwe bukura. Ndagira ngo nkubwire ko ubwenge bw'Imana nibwo bwazimije umuriro. Iyo phenomene scientifiquement ntayo mugira, ariko ubwenge bw'Imana bwazimije umuriro. Shaduraka, Meshake na Abedenego ntibashya. Ubwo bwenge butuma tuba mu kigeragezo ntidupfe, kandi ntiduse nacyo, basohotse nta n'imyotsi. Ubwenge bw'Imana nibwo, iyo phenomene nibwo bwaturutsemo umusenyi, buvamo umucanga, buvamo gravier, buvamo godoro, buvamo ferabeto, buvamo amabuye, bukora umuhanda ku nyanja itukura. Ni mu bwenge bw'Imana. Mu buryo bw'umubiri ntibihari. Mu bwenge bw'Imana Eliya yabwiye Ahabu ngo jya imbere, wihute, tugende utanyagirwa. Eliya ntiyurira ifarashi, araguruka atameze ibaba rigaragara. Niki kidutwara? Ubwenge bw'Imana butwara abakiranutsi imbere y'amaso y'abanyamubiri. Ubwenge bw'Imana wavuga ko ari iki kitubeshaho n'abarozi barara bacuragura n'abantu baterekera. Ubwenge bw'Imana budutungira mu biganza by'abagome, nyamara bakatugomera, ariko kugoma kwabo ntibidukura umutima. Pawulo yavuze ngo iki? Yavuze ngo turagoswe impande n'impande, ariko ntidukuka umutima. Nshuti z'umusaraba, niba ushaka kugira ihumure, banza wezwe. Imana ishimwe. Twezwa n'amaraso ya Kristo. Ubu bwenge bw'Imana tubusobanukirwa muri Kristo Yesu. Niba utumenyesha Imana, ntabwo uzigera ugira ubwenge bw'Imana uri inyuma y'Ukristo. Kandi n'uburi muri Kristo Yesu, hari imirimo itazakwemerera gukoreka. Umuntu uri muri Kristo hari ibintu atsinda. Umuntu uri muri Kristo Yesu, ubu bwenge buramuyobora, bugushyiriraho intumbero. Ubwenge bw'isi se ni iki? Niba umuntu ajya mu ntumbero ye akagira vision, niba umuntu agira vision akagenda yerekeje muri iyo ntego ye, wowe si intego yawe urayizi, wariremye. Intego yacu iri muri Kristo Yesu, niwe waturemye. Iyo uri mu bwenge bw'Imana, irakuyobora ikaguhuza n'icyo yakuremeye. Niba ari ikintu kinezeza mu isi, ni ugukora icyo wahamagariwe gukora, ugakora icyo waremewe gukora, ukaba uw'umumaro mu gihe cyawe cy'umumaro. Amen. None se ubu bwenge bw'Imana bujya buvana umushumba mu ishyamba bukamugira umwami? Ubu bwenge bw'Imana nibwo bwatumye Salomo ategeka. Hari abantu muzi ngo Salomo yari umusambanyi kuko yashatse abagore benshi. Never. Ntabwo ari cyo bivuze. Salomo ntabwo yashatse abagore kubera irari. Yashatse abagore kugira ngo yaravuze ngo nturanye n'abami benshi barwanyaga data Dawidi. Aravuga ngo kugira ngo bantere, niki nakora bakantura, aho kugira ngo bagabe ibitero, ahubwo bazaze bikoreye banzanira amaturo. Salomo aravuga ngo ni ugushaka abakobwa babo nkaba umukwe wabo, kugira ngo batazatera
umukwe ahubwo bazature umukwe. Ashaka abakobwa b'abami bose bari abanzi b'iwabo. Abazi iyi histoire, yashatse n'umukobwa w'umunya-Egyptikazi, yashatse mu baseba ba Ethiopia, yashatse henshi, ntabwo nshaka gutinda aho ngaho. Ubwenge bw'Imana kuri Salomo bwatumye aca urubanza, abantu baramuhururira. Hari akantu isi itaravumbura, wowe uri kwiga, wowe uri mu ntego yawe, hari ikintu isi itarakora. Wakubaha Imana ikakikwereka, ukitwa igitangaza mu isi wabihawe n'ubwenge bw'Imana. Hari ibintu isi itaravumbura ariko biri mu gushaka kw'Imana. Wakubaha Imana ikabikwereka, nta muntu n'umwe uzigera ugera kure atavuye kure. Wowe wireba urugero rw'aho uvuka, ahubwo reba urugero rw'iyo wemera, reba urugero rw'Imana wizera. Sibyo? Aho uvuka ntabwo ari itangiriro ryo kubaho, si n'itangiriro ryo gupfa. Ahubwo itangiriro ryo kubaho ni Imana wizera, n'itangiriro ryo gupfa ni ukubaho utizera Imana. Ariko niba wizera Imana, ubwenge bw'Imana burahagije ko Imana ifata Yosefu, Imana ishimwe, bene se banze, akaba ari urema isoko bene se bazashiriraho inzara. Haleluya! Ubwenge bw'Imana burahagije ko bugira Yefuta umutware iwabo bamuciye, bakazamukenera nk'aho ari ufite intsinzi y'intambara iwabo barwana. Ubwenge bw'Imana, nshuti z'umusaraba, bwagura imbago za Yabesi. Ushaka kugira ubwenge butunze Imana muri wowe, nuko wemera kwezwa. Iki gitero cy'indirimbo ndagikunda, havuze ngo ninezwa umutima wanjye, nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, mwami mbubwirijwe nawe. Kwezwa mu mutima ni ugushyira ku murongo imigambi, kumenya kwimanaginga, wowe ukimenya ubwawe. Wowe surindi, hera mu byo ukora abantu bahari, uhere no mu byo ukora badahari. Abantu bo kuri social media, murekeraho kureba abantu, murekeraho kureba ngo abantu bakoze ibi. Ibyo ngewe nakoze ntibizagukiza, ntibizanakwica, ariko ibyo wakoze bizakwica cyangwa bigukiza. Bamuzimu uhereye mu byo ukora kuruta ibyo tugukorera imbere. Banza wigenzure wowe, abandi bareke. Ubwo bwenge buturuka ku bafarisayo bwo kugenzura abandi utireba. Yesu yaravuze ngo bikoreza abantu umutwaro batabasha no gukozaho urutoki. Baminina umubu ingamiya bakayimira bunguri. Ngo nukureba agatotsi kari mu jisho rya mugenzi we birengagije umugogo uri mu ryabo. Ubwenge dusorezaho tuze gucutsa. Ndumva ashaka kujya nganira ku bwenge, gutunga Imana mu bitekerezo. Imana iba umujyanama wawe. Gutunga Imana mu bitekerezo nicyo gituma ugenzura imyuka, ukamenya ngo iyi ni yivuze cyangwa si yo, kuko Imana iri muri wowe. Iyivuze urabimenya, iyivugiye mu bandi urabimenya, uravuga ngo iyi ni data, kuko n'ubuzima bwawe bihinduka imibereho yawe. Ariko igisobanuro cy'uko atari yivuze ni uko uzumva idahuje n'umwuka wo muri wowe. Imana yo muri twebwe igenzura ibihe iyo uyifite mu bitekerezo, ikugira inama ugendana nayo. Nutunga abakristo nshuti z'umusaraba, ibyago n'amakuba dufite nuko abakristo bafite Imana yo mu misozi basengeramo, bahura n'Imana bagiye gusenga, bakagira Imana mu madini y'iwabo. Ariko iyo agenda ntagenda n'Imana. Ntidukwiriye gutunga Imana mu rusengero. Waduha ubushobozi bwo kwimura Imana mu nsengero no mu misozi musengeramo, tukazimura mu bahanuzi mwizereramo, zikaba muri mwe. Hazakora Imana yo muri mwe, ntabwo hazakora Imana yo muri hahandi. Ntabwo ho ariho hari muri twebwe. Jambo ryaravuze ngo Imana yiboneye ubuturo. Emmanuel, Imana iri muri twe, Imana iri kumwe natwe. Yaravuze ngo nzatura muri mwe, ngendere muri mwe. Kugira ubwenge butunze Imana ni ukugira umutima wejejwe. Iyo ufite umutima wejejwe wunguka ubwenge bwo mu ijuru kandi ububwirizwa n'Imana. Ubwo bwenge bwo mu ijuru bukwigisha umubare, bukwigisha inyuguti, bukwigisha indimi. Ubwo bwenge bwo mu ijuru buguhishurira ibihishwe, bukubwira ibiri ku mutima w'Imana. Ubwo bwenge bwo mu ijuru buguhishurira amabanga ya Satani. Ubwo bwenge bwo mu ijuru urabukoresha ukamenya ibyo utaruzi. Ubwo bwenge bwo mu ijuru bufata mpiri n'ibitekerezwa mu mitima. Iri jambo ryavuze rite? Urwandiko
twasomye rwanditswe na Yohana urwa mbere igice cya 5:20 havuze ngo kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwo bwenge. None se niba ufite Kristo kubera icyo ubwo bwenge budakora nuko utamwemereye wakoresheje amarangamutima. Uyu mwanya ica amarangamutima, bimwe byakunezezaga bitanezeza Imana, bwira umubiri wawe ngo mpisemo, bwira umutima wawe ngo ndanzuye, decide, fata decision, wowe ubwawe decida, ubwire Imana ngo ndakwihaye. Imana ikubyare mu bitekerezo, ubwenge bwawe bubyarwe n'Imana, uba umujene. Imana ishimwe. Ngo tumenye iy'ukuri kandi turi mu y'ukuri, tuyimenye kandi tuyirimo, nayo iri muri twe. Yesu yaravuze ngo nimuba muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Dusoreza aho ngaho ngo kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo, iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Mana Data twese uri mu ijuru turagushimiye. Ibi byagora ubwenge bw'umuntu, ariko ubw'Imana mu muntu birahagije ko bwabyoroshya bukaba busobanutse. Turagushimiye. Bana natwe twigishe kumenya, utugirire neza, ibitasobanuwe n'ururimi rwanjye bisobanurwe n'ururimi rw'Umwuka Wera, kugira ngo ubwenge bwawe mu bantu bugwire, tubane n'Imana, tugende dufite Imana, gendere muri twe. Niryo tandukaniro ry'andi moko. Mose yaravuze ngo nuza tukajyana nibwo tuzaba dutandukanye n'andi mahanga, kuko yo asiga Imana iwabo, ayisiga mu mahema, ariko we nitugendana bizaba ikimenyetso cy'uko uri Uwiteka Imana ihoraho. Gendera muri twe, ukorere muri twe nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Shalom shalom. Ijwi ry'umukanguzi.